kuba uri igikara nawe ari igikara ibyo ntacyo bivuze, kuba uri inzobe nawe ari inzobe nta kintu bivuze. Mujye mujya kubera abantu marene mwabanjeje gutekereza kabiri. Namwe mwabakobwa mujye mujya guhitamo abamarene mwabanje gutekereza. Ubundi umumaro wa marene ni uwuhe? Ngenzi ko marene aba ari umuntu uri hafi yawe, ari umuntu ushobora kuba hari ikintu wumva wowe utazi neza ukaba wamugisha inama, kuko hari igihe waba ufite umubyeyi ariko ukumva nk'ikintu ugiye kumubwira kiguteye isoni, ariko marene wawe ukaba wakimubwira. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe. Iyi nsuhuzanye nayo naravuze ko nzayihindura nkashaka iyindi y'ibisazi, none byarananiye yangiyemo. Njye nayo twabaye impanga. Uyu munsi rero hari inkuru nabateguriye ariko ntarayijyaho ko mbanze mbabwire. Murabona hano hari kandeka kuvuga izina ry'ibi bintu ndi kunywa, ariko ni ibintu bigabanya ibiro. Nibiramuka bimfashije pe nkabona hari ikintu kizima biri gutanga, nzabibabwira namwe mubigerageze. Biraryoha nubwo mubona bisa nabi, ariko iyo umaze kubinywa uhita unywa n'amazi. Niyo mpamvu muri kubona n'amazi. Mube tayari nibikora. Bantu nabiguze nawe nibikora muzampe amafaranga mbamamarize, mumbwire ubundi ukuntu mumbona. Njye ariko ndireba nkabona ndacyari ikibigi cyane, ariko hari abantu duhura. Ejo bundi nagiye kwa Nyirinkwaya, umwana wanjye yari arwaye, abantu baho bambonye bakajya bambwira ngo nananutse, kubera nyine banzi ukuntu nanganaga. Ese mwebwe mundeba muri kubona bimeze gute? Iyi pantaro yo nimuyiteho kuko ubwayo ifite ibyoya nyine, niwe waba unanutse hakongerera. Mumbwire muri kubona amatama yaragabanyutse cyangwa nkuremo? Mundebe neza. Mfite igiheri OG. Abakobwa muzi impamvu y'ibi ngibi. Mumbwire ukuntu muri kubona meze, nimba nananutse mbimenye cyangwa nimba ntarananukana nabimenye. Ibiki? Iby'iki giheri? Abantu mubona nananutse cyangwa hari akantu kahindutse, mumbare mubyandike muri comment, mumbwire ukuntu bimeze. Kamaze nsomeho ubundi nze mbabwire inkuru ya marene na mugeni. Iyo nkuru rero ya marene na mugeni reka mbabwire ibyayo mbere na mbere ntarayijyamo neza. Ntabwo ari umuntu nahembye ngo marene nk'uko najyaga mbikora, cyangwa se ngo undi ngo muhembe ngo mugeni. Oya, ni umumarene n'umugeni we. Mbere na mbere bantu mwihutira kujya kubera abandi ngo ntibamarene, ndabasabye mujye mubanza murebe ibintu mugiyemo, nimba kuko mubizi neza, nimba ibintu mugiyemo bitazanabakoraho cyangwa ngo bibateze imyaku n'imyangaro. Ugiye kubera umuntu marene, nk'ubu ngiye nkaba mfite nk'umushuti wanjye, nawe ukaza mwahura mukaba mupanze ukuntu, kuko wumvishije ko afite ubukwe, mukaba mupanze ukuntu ugomba kumubera marene, ngo kubera ko ngo uri igikara ngo nawe akaba igikara ngo murajyanye. Mujyanye he? Kuba uri igikara mujyanye kuba uri igikara nawe ari igikara ibyo ntacyo bivuze, kuba uri inzobe nawe ari inzobe nta kintu bivuze. Mujye mujya kubera abantu marene mwabanjeje gutekereza kabiri. Namwe mwabakobwa mujye mujya guhitamo abamarene mwabanje gutekereza. Ubundi umumaro wa marene ni uwuhe? Ngenzi ko marene aba ari umuntu uri hafi yawe, ari umuntu ushobora kuba hari ikintu wumva wowe utazi neza ukaba wamugisha inama, kuko hari igihe waba ufite umubyeyi
ariko ukumva nk'ikintu ugiye kumubwira kiguteye isoni ariko marene wawe ukaba wakimubwira, ariko apana kuvuga ngo uriya mu marene ngo afite amafaranga ngo niwe ugomba kumbera marene. Ni byiza ko ariko ubitekereza ku ruhande rwawe, ariko nyuma bigenda bigira ibindi bintu bibyara bitari byiza habe na gato pe. Iyi nkuru ngiye kubabwira irababaje, ariko ubundi mwanya ubundi wiyisha ntaririrwa. Niba umuntu yikururiye imyaku sibareba umumarene yari afite urugo, nta myaka myinshi inshuti zanjye arumazemo, afite umugabo ufite amafaranga nawe afite akazi keza, nyine ari famiye imeze neza ishimishije, ku buryo nyine ya famiye ubona ukumva wavuga ati Imana nanjye uzame kuba nk'abariya abantu, kubera ko atari uko wenda uvuze ngo wifuje ibintu by'abandi, ahubwo ni rya shyari ryiza. Bameze neza, umugore afite akazi keza, mu rugo mu gipangu haparitsemo amamodoka 3, hari yajyanaga abana ku ishuri, hari iy'umugore hari n'iy'umugabo. Marene urumva ameze neza, afite umugabo umurusha amafaranga, ayagezemo abaye nk'umusazi, ahita yipanga akazi ko kuzajya abera abakobwa marene. Ejo akaba afite kuwa gatandatu we yabereye marene ngo yahujwe ngo n'umushuti we ngo bari bamaze ngo ibyumweru 2 bamenyanye, hakageramo undi ngo bamaranye ukwezi, uwo bari bamaze igihe baziranye n'uwo bari bamaranye amezi 2. Hari abakobwa bagera muri 4 yabereye marene. Uwa gatatu muri abo 4 yamukoreye agakoryo. Umugore akaza akagenda kuri wa mukobwa we, umugabo wanjye gutya na gutya, uyu munsi yatashye nijoro, uyu munsi byagenze gutya na gutya. Umukobwa akamubwira ati hangane, abagabo baragora, nanjye umugabo wanjye ntabwo biba bimeze neza, biba bimeze gutya na gutya. Ubwo nyine nsimbutse ukuntu bakoze ubukwe akamubera marene, utuntu tumwe nk'utwo nadusimbutse ntabwo ari ngombwa cyane. Ati ihangane, hari imvugo imwe abantu bakunda ngo abagabo ngo ni abana babi, ngo umugabo n'umwana wundi. Niba uhuye n'umugabo mubi ujya usaba Imana ikurinde ubwo bubi bwe ntibuzagire ikintu bukwangizaho, cyangwa unanayisaba uzahure n'undi muzima, ko abagabo bose ntabwo ari abana babi. Bagahura, umwe akaririra undi n'undi akaririra undi, bakumva ko nyine bahuje ibibazo. Inshuti zanjye, uko marene aza kutakira wa mukobwa we, kuko iyo umuntu yakubereye marene ubu uri umukobwa we, akaza akamuririra umukobwa nawe akajya ku mugabo wa marene we, ngakora umugore wawe wagira ubwenge, yaje kumbwira ibibazo byanyu ariko umva njye nabikora iki? Ukuntu uri umugabo mwiza, ngo njye wama amahirwe ukambera umugabo, ngo uzi uza kuba uri nk'umugabo wanjye, ngo sha ngo nari kuzajya nkoza n'ibirenge. Aho ngaho ubushuti bw'umugabo wa marene n'umukobwa buratangiye, baba gutya. Kandi umugore nako marene niwe wafashe umukobwa amuhuza n'umugabo we, baba inshuti, bakora amasiripurize y'amaniveriseri, wa mukobwa akaba ariwe ubipanga. Batangira noneho umugabo n'umukobwa batangira no kuzajya bapanga ibintu, bagahura bakaganira. Umukobwa akaza nyine kugenda akabwira marene nahuye na papa runaka turaganira, nyine bakabapanza nk'agasiripurize, bakagura nk'umugore indabyo, isaha, agasakoshi arabimushyiriye. Wa mukobwa we niwe uri kubikora, marene nawe ari aho ngaho ni hedi, ngo azi ko ngo umukobwa nyine ari kubikora nk'umukobwa we, naho ni mukeba we. Ubundi mbere na mbere ntarakomeza, mbabarira umubwire uramutse usanze umukobwa wabereye marene afite ahantu ahuriye n'umugabo wawe, kandi amakosa ari ayawe yo kujya gufata ubunimero bw'umugabo wawe ukajya kubupasa buri mukobwa wese muziranye, ese muba muri mu biki? Niba njye nawe turi inshuti, umugabo wanjye murajya kuba inshuti mute? Wenda tubare ko ufite umugabo w'ikirara wananiwe, ingeso byamunaniye kuzihisha, sibyo? Mureka agenda abikore ku ruhande, ariko nawe wiba umwe mu bantu bajya kumushumuriza n'umuntu w'inshuti zawe. Rwose aho harimo amafuti
y'umukobwa harimo amafuti y'amarene, harimo n'amafuti y'umugabo, bose bafite amafuti, ariko amafuti ya mbere ni aya marene. Mwihanganira abo bana bari kuririmba iyo ndirimbo ni iyande. Abanyeshuri ubwo marene yari ataramenya nyine gahunda, birakomeje reka hazabe anive rero y'umwana wa marene. Yari y'imyaka 5. Anive sha nziza y'imyaka 5, marene yari atwite uwundi mwana, inda ariko ikiri ntoya, ariko iyo yaramuguye nabi atameze neza, noneho utuntu twose akeneye akajya dutuma uwo mukobwa we, urumva mu bantu bose yabereye marene uwo mukobwa we yari ari hafi ye cyane, kubera kumusanga akamubwira utwo tuntu tutagenze neza mu rugo, umukobwa nawe akajya akavuga utundi, babaye inshuti cyane. Reka rero anive izabe, iyo anive nari nyirimo. Inshuti zanjye, nibwo narebye ubushuti buri hagati y'umugabo w'abandi kumwe n'uwo mukobwa, numvise se miranyishe ku mutima, ndavuga ni Mana, uyu mugabo ari uwanjye, uriya mukobwa ari inshuti yanjye, nabafata uko ari babiri nkabakatira, namubwira numva nkubwize kuri uwo mukobwa, n'undi munsi ubushuti bwanjye nawe burangirire hano. Ndababona bahagaze ahantu barimo baraganira, umugabo arimo arahereza amafaranga umukobwa, si nayo kwishyura, kuko kwishyura byari byarangiye, hasigayeho ikintu cyo kujya mu modoka abantu bagataha, bajya ahantu barikinga, barigwendekana ku mafuti yabo, amuhereza ku mafaranga. Ndababona barandeba, ngiye rero hari ukuntu nzi kwigira simbona, kandi mba narebye, nirebesha gutya nkaho ufite utuntu twinshi ndi gutekereza, sinzi n'uwampamagaye, mpita nigira gutya kugira ngo batabura amahoro. Urumva njye nari nzi ibintu bya marene by'ukuntu yagiye guhura n'uwo mukobwa n'ibiki byose, ndabireba ndavuga ariko Mana, nimba ubona bano bantu ubushuti bwabo ari uku nguku bugomba guhora, ndagusabishaho ukuntu batandukanye, marene n'uyu mukobwa batandukanye. Hacamo igishya, marene arabyara. Marene yakundaga umugabo we, inshuti yanjye, yakundaga umugabo we, yumvaga umugabo we avugishije nk'umukobwa wenda atazi, cyangwa undi muntu we atabahuje, bikaba ikibazo, ntakamenye ko abo yamuhuje nabo ari bo babi. Umugabo wa marene nawe yari inshakura, imbobo mbi cyane. Umugabo aragenda, marene nimwumva ko yari afite undi mwana yari atwite, nyine ndikiri ntoya, aba aragiye yabyaye hanze ku wundi mukobwa marene yambariye, nako umugore we yabereye marene, aba amubyayeho umwana marene yari atwite n'umwana uwo mukobwa yabyaye barutanaga umwaka n'amezi. Reka marene rero noneho abanza amenye iyo nkuru y'ukuntu yabyaye akabyarana n'undi mukobwa yabereye marene, arabyimba, ararakara, arabanza arahukana. Iwabo baramubwira ati uje kumara iki hano, wowe n'uwo mwana wawe n'iyo nda ufite, n'uwo mwana mutoya ufite, uri kumva ubundi bimeze bite? Uri kumva se ari nde uzagufata? Hano dufite abandi bana, uri n'umuntu mukuru, kumva umwanzuro mwiza ari ugusenya? Ati ubundi ubwo nureka umugabo ufite amafaranga bizagenda bite? Marene ageze aho baramukatira, mama we na papa we baramukatira ngo ugomba gusubira mu rugo rwawe. Yaraye aho ngaho umunsi umwe aragenda asubira mu rugo rwe. Umugabo we yari yamubwiye ati rero amafuti menshi nagiyemo nayatewe nawe, nutigarura njye ntabwo nzaza kukugarura. Umugore agira ngo ni blague nyine, n'ubundi abona umunsi umwe yari araye iwabo ntakiri, umugabo yamukoreye ikirenze icyo ngicyo yamubwiye. Umugore ubwo arabanje yegezayo, ararakara, yumva nta muntu azongera kubera marene, ibiki n'ibiki.
hacamo igihe reka noneho azamenye ya nkuru yo wa mukobwa yari yaragize imandwa ye ngo ni umukobwa we, ngo amenya buri kimwe. Icyatumye abimenya, yaganirije uwo mukobwa inkuru yari hagati n'umugabo we nta wundi muntu, arangije yumva umugabo we arayizi. Urumva umugabo hari ibintu muba muziranyeho nka famiye muba mudashaka ko bijya hanze. Umugabo rero abyumva na rya habara ryiwe, ndozi ko ari ihabara. Umugabo rero ibintu byose aba arabipasuye, aba aragiye abwira umugore we, ariko abagore muteye mute mwajya mugabanya amagambo, wagiye kubwira runaka aya magambo kugira ngo ugende gute? Umugore ati ngewe mubwira ibyo bintu, arihakana nyine mu buryo bw'isoni n'ibiki. Bigeze aho ngaho umugore aremera, amusaba imbabazi, aramubwira ati ngewe untera agahinda, nta wundi muntu ufite nganira nawe, gusa sinari nzi ko nawe bishobora kugira ahantu yaguhamagara akakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Marene arahindukira ajya kureba umukobwa. Marene yarihumaga, ava iwabo aragenda ajya kureba umukobwa, aramubwira ese kubera iki wowe wagiye kubwira umugabo wanjye gutya na gutya? Aje aramubwira ati kubimuganiriza ntabwo nabimubwiye kubera ko ari ubujajwa cyangwa kubera ko nashaka kubateranya, ati ahubwo ni uko nabaye nk'umuntu ushaka kumuganiriza ngira ngo mwumvishe ukuntu agomba kukubera umwana mwiza kubera ibintu byose wambwiye, amubwira amagambo menshi. Marene nawe aho abera tonovi idatekereza muri santimetero ebyiri, yumva koko ko ibyo umukobwa amubwiye ariko kuri. Aragenda aramubwira ati umbabarire, yabikubwiye kugira ngo bigende gutya na gutya, n'ubundi abubwiza ukuri umugabo we gusesuye ko umukobwa baganira byose, amubwira ibiki n'ibiki. Umugabo n'ubundi yikomereza gahunda na wa mukobwa Marene nyine yabyaye mu bukwe, ndozi ko ari mu bukwe. Barakomezanya. Noneho reka rero umukobwa azahamagara umugabo amubure, yohereze mesaje amwandikira amubaze ngo ntabwo urava mu rugo se, uko umushaka cyane. Umugore arayibona, areba izina nibyo cyangwa areba nimero, abona ni wa mukobwa yabereye Marene. Biramucanga, agiye kumusubiza umugabo baraje, amubona ari kuri telefone, ariko umugore atayijijisha nkaho yarebaga isaha cyangwa aramureka. Uwo munsi ntihamenya ko hari ikintu azi. Umugore ariko hacamo iminsi, aza rero gushaka ukuntu afata telefone ngo ya wa mukobwa yabereye Marene, asangamo chat gutya, kuko umugabo w'uwo mukobwa babereye Marene nawe yari marine, nta bintu byo kureba muri fone, nta bintu byo kwita ku mugore we, bari bahuye bose ari amabandi, ari ba bantu wagira ngo umwe aba yananiwe gukodesha inzu ahubwo bakihuza kugira bajye bishyura inzu bose bashyize hamwe. Abantu mubanye muri ubwo buryo, hari abantu mufite akageso kabi ngasubiremo. Uri umukobwa uribana, uri kubona ibihumbi 20 cyangwa 30 ushyira inzu yawe birakunaniye, ukubitanye n'undi muhungu nawe ufite icyo kibazo, ukavuga ati okay katube abane noneho dufate inzu ya 20 cyangwa 30 tubana. Ubwo nyine nayo ngayo, ariko simvuze ko ari izo nzu mubamo, ni urugero. Mugahura kugira ngo mujye mukoteza amafaranga yo kwishyura inzu. Sheri, waba mu nzu y'ibihumbi 5 ariko ukiyubaha, bigatuma natwe tukubaha. Wijya kubana n'umuntu kugira ngo mubashe kwishyura nyir'inzu, ntabwo ari byo, nta nubwo ari byiza. Urumva kuri uwo mukobwa niko bari bameze. Umukobwa nawe ngo hari igihe yafataga umugabo we ari kumuca inyuma. Rimwe umugore ajya gukorera ngo mu ntara, atashye asanga umugabo we yahazanye abakobwa barahasambanira. Ku bw'amahirwe nyine yasanze amaze kugenda, ariko umukozi wabo yarabimubwiye ahita ananigendera. Ibyo birarangiye, birakomeje. Marene ari aho ngaho, niba navuga ngo ni muri kure, niba ari mu biki, biza kugera igihe noneho finale amenya umugabo we neza, amenya umukobwa yabereye Marene. Ubwo ni babiri bamuhemukiye, harimo uwo nguwo wacuditse n'umugabo we bikarangira batabyaranye, harimo n'uwo nguwo babyaranye. Uwo rero wari imandwa kurusha abandi bose, akaba ari we yari yarabereye Marene bwa gatatu. Haza gucamo igihe, Marene amenya buri kimwe cyose. Nyuma nyine yuko yamaze kubona mesaje, noneho aricara abwiza ukuri umukobwa, ambwira ati ndabizi umugabo wanjye ntashobotse, ariko nawe
nari nizeye naganirizaga ibintu byanjye byose wambere umwana mubi bararangizanye yewe hari ibintu bijya bincanga ngiyo nkwanze mba nkwanze inshuti yanjye iyo mbabaje nkakwanga mba nkwanze kubera ko reka gukomeza kwiyegereza umuntu ubizi ko atari mwiza kuri wowe ntabwo mbizi nimba mu bwonko haba hari harakora neza ubundi se ni gute uba utazi ko ejo n'ejo bundi yagukorera ikintu kibi kirenze icyo ngicyo hacamo umwaka barashwanye reka bazongere bahure biyunge haba ndimo babazima muri bazima ubwo bariyunga reka wa mukobwa n'ubundi nawe ni mabukira aho ngaho ni ikirara agenda ajye mu mafuti umugabo wamufate narangiza avuge ngo ni Marene ngo wangiriye iyo nama abantu mwaragowe ngo Marene ngo yarambwiye ngo iyo umuntu ngo akubabaje ngo nawe uramwishyura ngo kandi ngo biba byiza ngo iyo ukoze ngo ikintu gikubye icyo yagukoreye ati rero inshuro umaze kumenya ko ujya mu bakobwa nanjye nagombaga kujya mu bagabo kandi bakurusha ubushobozi reka mbabwize ukuri ako kantu mugira ngo ni urukundo bwo nagakungu mujye mukareka reka izo nkuru rero Marene zizamugereho Marene yarisenyeye urugo rwe umugabo we baratandukanye hashize imyaka n'imyaniko aragize kubugerekaho kukubabarira ngira ngo aba ari uburyarya ariko urangije nyuma y'iminsi mike yamusubiranye umugeretseho akantu nk'ako ngako k'amafuti Marene noneho araje aramwicaza we n'umugabo we avuga ati umugore wawe naramwihanganiye sinakubwira amafuti ye ariko ndamuhaze amubwira buri kimwe amubwira mesaje yafashe amubwira ibintu byose Marene aramubwira ati sinyiri Marene wawe sinyiri inshuti y'umugore wawe nta nubwo mbazi nta nubwo nzi niba naraje mu bukwe bwanyu muri make sinzi n'amazina yanyu ubundi se muri bande aramubwira ati ndakwibagiwe nkuko nibagiwe amasherekano yose nawe unyibagirwe Marene avayo bararangizanya ushobora kumva ibyo ngibyo ukibaza ko Marene yabonye isomo mu bakobwa ryahe mu maso y'umunyarwayi Marene atandukanye n'ubu ngo birarangiye aragiye biganirije n'ubundi n'abandi yambariye abantu baba Marene rero ngo iyo bafite abakobwa benshi babiri ba Marene hari ukuntu bakora akantu k'agatsiko birirwamo baganira bavuga ukuntu hari ibyo wanywa bikagenda neza hari ibyo wakora uwo bakubise ukuntu bigenda utuntu nk'utwo ngutwo aragenda n'ubundi asubira muri ba bakobwa be bakajya birirwa bavuga sitori zo nguwo ziba zivuye aha zigeze hariya zikagera zitagisa kwa kundi birongeye n'ubundi wa mukobwa bikamugeraho akaba akubise Marene ikimesaje kidafite epfo na ruguru stress Marene ikamwica bigeze aho ngaho Marene aravuga ati burya rero kanzayoboke y'uburara ubundi hari ibintu bikubaho warabyiteye n'uwo mugore ibyo ngibyo byamubayeho yarabyiteye none warangiza ukitera ikindi kirushijeho abayobotse izindi nshuti Marine mu zindi bakaba baragiye barasohotse banyweye inzoga batashye zibura ibiri wa undi nawe ufite urugo wayoberanye akaza amubwira izindi Marine nawe atari ko buriya kugisha inama umudivorce ntabwo bari bukubwire ngo ni byiza ngo gutya nyine hari ibyo yahuye nabyo nibyo bari bukubwire ko ari byabonye Marine nawe akamugira inama ahubwo bose n'abana babi gutya na gutya aramubwira akamubwira nyine ibintu bibi ko nibyo yahuye nabyo wa undi nawe rero kananirana afite urugo ntashoboye kuruvamo ntashoboye kurubamo ntashoboye gutuza byose aragenda arajagarara ibintu bizana akavuyo kandi kabi rero Marene reka azamusinde aganiriza iyo nshuti ye bamenyaniye muri ubwo burara ayibwira ukuntu ajya kubana n'umugabo we nubwo batandukanye ayiwe nubwo batandukanye ariko kugira ngo babane hari akantu ngo yahaye umugabo inshuti zanjye izo dawa zanyu zabaca mu mazuru rimwe
ngo umugabo nyine bakundana higeze kuzamo ibintu by'ibibazo nyine baraserera biri seriye. Umugabo aragenda amara hafi ibyumweru 3 atamuvugisha nk'uko byari bisanzwe, amuvugisha nyine akamubwira gake nyine akabona ko umuntu yahindutse, kumwe gukundana n'umuntu ukabona yarahindutse, abona umugabo yarahindutse. Kandi ahantu hose bamaze kumenya ko ari fiance, yamaze kumwambika impeta, nubwo ngo bitari byarabaye nyine ngo bimenyekane n'abantu benshi, ariko aba hafi b'iwabo bari babizi ko yamaze kwambara impeta. Akajya abona ibintu ngo biri gusubira inyuma, ngo ajya ahantu ajya gushaka umuti, baramubwira tuzakoresha uko ushoboye, uwo muti uwujyane ugende uwuteke musangire azagaruka nk'uko yahoze. Ese ibyo bintu byanyu birakora? Gusa niyo byaba bikora bigira igihe bikarangira. Umugore agira amahirwe, buriya nigeze kubivuga, hari video yanjye yatambutse nabivuzemo. Abagabo ntabwo bakunda ibintu bibagora, ntabwo bakunda ibintu bibagora. Niyo mpamvu iyo umugoye uri umukobwa cyangwa uri umugore ashyiramo imbaraga zishoboka kugira kubona, cyangwa se bikagera hahandi abona byanze agapitiza akagenda. Ariko iyo umworohereza yakubwira ngo ndagushaka, akabona nguwo yakubwira ati ndashaka ibingibi, ukahita utega, ntutekereze ko azapfuka kugeraho gahunda, kuko atekereza ko uku kuntu akubona byoroheje ko ariko n'undi yakubona. Ugasanga nimba yagufataga nk'umuntu uzi kwihagararaho nka 70%, bigahita biba 20%. Rero ukumva kwa kundi imboga ziba zizanye n'ibiki byose wenda utanapangaga ko uwo munsi uri buhure n'umuntu, icyo gihe ngo umugabo yabaga Kacyiru. Arangije nyine aramubwira reka basi duhure tuganire, nyine tumenye ikintu gihari, niba ari no gutandukana dutandukane nk'abantu babanye, nta kintu kidasanzwe cyabaye hagati yanjye nawe, wenda buriya ni kwa kundi umuntu aguhaga, nyine umukobwa yicisha bugufi. Twebwe igitsina gore dufite ikintu dushaka, twaryama hasi, tuzi kwinginga, kandi abagabo mugakunda ko babinginga. Umukobwa ajyayo aramubwira reka nyine neke dusangire ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine umugabo aremera. Urumva n'ubundi hari igihe bavuga ati ngwino bikore mu kanya uragenda, n'ubundi sinzongeye kuguha amahirwe. Jama rero naho bamufatishirije, umukobwa aratetse, barariye, aragiye. Ibintu rero biza gukomeza, bakora ubukwe. Niba rero igihe cyo kubana baramaranye nk'ibyumweru 2 cyangwa 3, umuti ugashira, yangeso noneho iragenda iraza oji. Umugabo akora amakosa yose ashoboka. Umugabo wa Marene ni uwo nguwo w'imico nawe idasobanutse. Marene nawe w'umucawi, niko mucawi reka mbabwire, twari igihe ntekereza ibintu cyane nibuka nk'ibintu biba byaraciye gutya mu maso yanjye nkumva umujinya urangije. Reka nkubwize ukuri, tuve kuri uwo muturage w'umumarene n'abakobwa be, gusa ndabasabye bantu munkurikira, bantu munkunda, ndabinginze mujya kubera abantu ba Marene umuntu wumva kuko nyine ukwiriye kubera Marene. Ikindi nawe wihitamo umuntu ngo uzaryoshya ifoto, cyangwa umuntu ngo uzabasha kukudodeshereza agakanzu, umuntu uzakugurira agakanzu ngo cyangwa inkweto, ngo Marene ufite amafaranga. Inshuti yanjye, ubushuti ni bwiza kuruta ibyo bintu muba mugiye kureba. Njyewe Marene wanjye ni umuvandimwe wanjye, mama wacu baravukana. Ubu nguwo rero birahagije ko yambera Marene, kuko wenda nshobora no kuba nakwibaza ati se iki kintu yagikora gute, nkaba nanamuhamagara atari na Marene wanjye nkamubwira bimeze gutya na gutya. Rero kuruta kujya gushaka umuntu ngo njye wenda ndi kumwe nawe mwe n'umushuti wawe mushyuhire ngo ni inzobe, ngo turajyanye, ngo turenda kureshya, ngo amafoto azaba ameze neza. Inshuti yanjye, umuntu mutaziranye, mudafite icyo mupfana, noneho mutabanje no kuba inshuti, byibura ngo mureme ubwo bushuti.
aba ari uwo nguwo nyine, ntukagire ibindi bintu umwitegamo. Byibura niba nta n'ikintu umupfana, ukaba uhuye n'uwo muntu ukabona afite imico myiza, ari umuntu mwiza, mubanze mukore ubucuti, mubanze mukore ubucuti, mwiganeho, mube abashuti, muserere, murebe mbega niba mwaserera mukanasaba imbabazi mukanasubira, nyine murebe kuko nimba uwo muntu akwiriye kukubera amarene. Sibyo? Tugerageze mu bintu bijyanye no kuvuga ngo tugiye guhitamo inshuti, ngo guhitamo amarene, ujye utekereza kabiri. Nibiba ngombwa wiragize Imana, uvuge Imana, nimba uyu mumarene atari mwiza kuri njyewe, niba uyu mukobwa agiye kubera amarene atari mwiza kuri njyewe, dutandukanye, kuko n'umubyeyi wakubyaye arapfa akagenda ugakomeza ubuzima. Rero ko ubu ngubu yagenda nta kintu wahomba. Ikindi, ufite abantu ngo ni inshuti zawe, sibyo? Uricaye ahangaha rwose uvuze abantu ukuntu ari abashuti bawe, biki n'ibiki. Inshuti yanjye, mu kanya iyo udahari basigara bakuvuga hahandi undi muntu ashobora kwicara akibaza se ibi bari kuvuga kuri runaka bimaze iki? Nimba uri inshuti n'umuntu ukaba wifitiye ibibazo, uri umukene, nta mafaranga ufite, umushuti wawe wandi wageze gutya pete na kidore yirirwa kuvuga ngo uriya ngo asikikaye, ngo uzi ukuntu ngo abanuka, ngo uzi ukuntu ngo abanuka inkari, ngo uzi ukuntu ngo aba utuntu twinshi. Uwo ni inshuti yawe, wirirwa uzi ukicara hano ukavuga ngo ni inshuti yawe, wirirwa na mu bashuti bawe nyine bandi adahari ukavuga ko ari inshuti, ukabihamya. Muri abo ngabo uba uri kubwira, hari uba abizi ariko akavuga ati nkaza nkatandukanya aka gatsiko, niko nabivuga. Niba uri inshuti n'umuntu ni byiza, saba Imana ubwo bushuti bwanyu buba ari bwiza, buba ari ubw'umumaro, butari ubw'ubujajwa no kwirirwa muvuga utuntu two hirya no hino. Njyewe Mana yanjye, mu bantu tubaye abashuti barabizi, nimba mbeshya bajye muri komenti babyandike, duhure njye nawe twiganirire ku bintu byanjye nawe, nimba hari ibintu tuziranyeho tubiganire, dutere story. Mu bantu bazi ko nkunda kureba ibintu bya komedi, tubirebe aba ari byo tuvugaho, duseke. Twihura ngo utangire umbwire ngo story ngo ya wa muntu ngo muturanye, ngo uzi ukuntu ngo yaraye ngo arwanye n'umugabo we, nubimbwira nkajya kubishyira mu mutwe wanjye, undemereza ubwonko, dutakaza umwanya, tutanasetse byibura ngo twishime, biramarira iki? Inshuti yawe nimba ifite ubuzima bwiza, ibasha kurya, sibyo, ikaba wenda ifite udufaranga kuri banki, ikabasha kugusohokana nk'umukopine wayo, mwajya ahantu wakunda agasakoshi nako wagashegera, yakakugurira, habe kwicara uvuga ati Mana warakoze kumpa inshuti nziza, ukomeze uyihe uyikubire inshuro nyinshi, ahubwo uragiye kwicara mu zindi, uragiye kwicara ahandi hantu amarigara aba ari menshi n'amakundi nk'ay'amabandi, uricaye umva, uzi ukuntu Neri yirata, uzi ko twagiye akubura agira ubwenge, aragiye afashe amafaranga ye rwose, doanguriye ino sakoshi, ntabwo nari nayikunze pe, nuko ari kwa kundi uvuga ngo utababaza umuntu umva kuyifata. Nshuti yanjye, urayikeneye ni nayo ubu niyo ugiye gucungiraho video zose turi bubone kuri stati hasi no hejuru, niyo ariko ugiye mu nshuti zawe kugira ngo zereke ko nta birenze, ati urebe ino sakoshi gukusha ngo ni umuturage, ngo sindabona, ngo ni umuturage, ngo iriya rabero yisiga ngo ni ya sensa, niba ihuye n'umunwa we, iyawe ikaba ihuye wenda nigura 5 da, uri kumva urenze. Mujye mwiga kuba inshuti, mureke kuba indyarya. Hari igihe uhura n'umuntu kabisa ukeneye kugira inshuti, umva ushaka kure mu bushuti, ariko agahura na ibirisi y'umukobwa shayi ikamwangisha ikintu cyo kuba yagira inshuti. Ugira inshuti, hari ikiganiro nakoranye na Stella aravuga ngo nyine gukora ubushuti biravuna. Inshuti yawe igira nive ukumva hari ikintu ugomba gukora, igira buri kantu ukumva hari ikintu ugomba gukora.
biravuna kugira inshuti. Noneho umuntu yakirya akimara akakugira inshuti ye akakuganiriza ukirirwa umutararanga, aho mwagiye kurebera ibisope ngo na za ndirimbo za gakondo hariya bagita gute, aho kugira ngo wumve indirimbo zakujyanye uricaye n'umushuti wawe mu matwi ntimuri kumva neza, zimeze nka za nkuru z'abamotari. Umumotari akunda gutera sitori ukagenda wikiriza nta n'ikintu wumvishije, umeze utya uzi se yambwiye ngo noneho ngo umugabo we ngo yatashye ngo yirakaje ngo sinzi ukuntu byagenze ngo nibyo haba. Mujye mureka tujye tugerageza, nimba ubona umuntu agufasheho umwanya niyo ryaba rino cupa, ndabizi ko utaribuze ko utabuze amafaranga yo kuryigurira, ariko nimba nzi ko ukunda kunywa amazi, ikindi nkaba nzi ko wenda ukunda, hari abantu kera njye ntabwo najyaga nywera amazi mu gikombe, nafataga akajerekani aho ngakuye hose nkahita nikubitira ku munwa, rwose niko nanywaga amazi kugira ngo nywe menshi. N'ubu rero wapfa kumbona mfite igikombe ngo ndi kunywa amazi, nywera mba nshaka kunywa amazi menye ngo arangana gutya, wenda nkaba mbizi ko duhuje nk'ako kantu niba turi inshuti. Buri inshuti hari ukuntu zisigana utuntu, niyo mpamvu kugira inshuti zifite ingeso nziza ari byiza. Nkakugurira nk'iri cupa rigura 5,000 nkarikuzanira, ntabwo wari nsabye, ariko njyewe ndaribonye ndavuze niba niguriye iryanjye reka ngurire n'umushuti wanjye, ndarikuzana inshuti yanjye ntabwo ryakire ngo mve urishimye. Haje abashuti ngo reba iki kintu ngo ariko uriya ni muzima, ngo ninde aramubwira ko njye nabuze icupa ryo kunyweramo. Inshuti zanjye ndabasabye ku bintu bibiri tuganiriyeho, bantu mujya kwa bamarene mujye mutekereza kabiri, bakobwa mujya guhitamo abamarene mujye mutekereza kabiri kuko n'abamarene baba babi. Inshuti muri mu bushuti, ujye utekereza ku bushuti ufitanye n'umuntu, ku mwanya wamuhaye, ku mwanya yaguhaye, ku rukundo rwawe wamuhaye. Niba gukoreye ikintu nike kunezeza wenda bya nyabyo, mufate mwicarane umubwire ati rero iki kintu ntabwo cyabaye neza, ntabwo nabikunze, twakabikoze gutya na gutya, sibyo? Apana kwifata ngo uhite wumva ko nujya kubiganiriza abandi niwo muti w'ikibazo. Hoya, ntabwo ari byiza, sibyo? Ndabasabye tube abagore b'abanyabwenge, apana kuba nyine umuntu yakumva ngo ni abagore, ninde waparitse nawe mu muhanda ngo ni umugore. We namwe mugire izo ngeso zo kwivugisha gutyo. Keba hano hanze hari abagore bazi imodoka kurusha n'abagabo. Imodoka uyibonye iparitse ukuntu umuntu ari kugenda nabi mu muhanda ngo nayo ngatanga ngo ni umugore. Oya, mureke tujye tuba abantu bari siviriza abagore. Niba ari ibintu bumva by'amatiku udafite epfo na ruguru, bikatire bigende ku ruhande ko nta kintu uba uhombye. Wicare aho uganira n'umushuti wawe, nyine muganire utuntu tuzima, wumva dufite ikintu twakunguraho tuzima, apana kwicarira mugenzi wanyu ngo mujyeho ngo muriye inyama ze, sibyo? Ingeso y'amatiku, sibyo? Ndabashimiye rero, ngarutse mu yindi sura, ibintu byo kurakana nabiretse. Ndabakunda cyane, Imana ijye ibamera umugisha. Mu bantu bandeba igitsina gore muri benshi n'abagabo n'abantu mundeba mutaraba abasabu banjye, ndabasabye muze mu babi, sibyo? Mujye mureba ikiganiro cyanjye kirangire, kubera ko hari nk'umuntu umpamagara akambaza ikintu navuze mu kiganiro, nyine ngahita mbyumva ko yumvishije nk'utuntu dukeya ntiyakomeza nyine ngo birangire. Hari bimwe mu bintu wenda uba wifuza kumbaza kandi nabivuze, rero mujye mureba ikiganiro kirangire, niyo wumva kitajemo umbwira ati noneho narabirebye mbona ntabirimo. Niyo mpamvu nifuje kukubaza. Nshimira buri muntu wese ujya ufata umwanya akampamagara akanyandikira mesaje. Ikindi abantu mubona natinze kubasubiza ntabwo ari ukwirata, ntabwo ari ukwiyumva, kuko iyo ngeso ntabwo nyigira, ahubwo hari mesaje zimbana nyinshi. Mba mfite inshingano nyinshi, murabizi mfite abana batoya, ubu bamaze kugira amezi 6, abana batangiye kugira ibindi bintu bafata, inshingano zariyongereye. Mba ngomba kubitaho, mba ngomba gukora nkagira video mbahereza,
mba ngomba no kubaho nyine mu buzima busanzwe nk'undi muntu uwo ari we wese. Mujye mungirira imbabazi, mujye munyumva, sibyo? Ntimukamfate nk'aho aba ari ukwirata. Yego, Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane, bye.